muri iki gihe usanga nk'urubyiruko tuvuge rwavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nabo bafite ibyo bibazo ugasanga bariyahuza ibiyobyabwenge. Ndashaka kubaza nk'umuntu w'inzobere muri gahunda yo kuganira n'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, ese ikibazo cy'ihungabana cyangwa cy'agahinda gakabije gishobora kuba uruhererekane? Urakoze cyane. Ubu siyansi yamaze kubyerekana ko hariho ibibazo bya transgeneration trauma cyangwa se trauma transgenerationnel cyangwa se uruhererekane rw'ibikomere, uruhererekane rw'ibibazo. Nibuka ko ngira ngo ni muri 2020 JRG yageze gukora ubushakashatsi ifatanyije n'umukobwa wari uri muri kaminuza yo muri Amerika witwa Jessica. Bakora ubushakashatsi bagira ngo barebe uko ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyane cyane ku bantu bavutse nyuma ya jenoside buhagaze babugereranyije n'abariho mu gihe cya jenoside. Baje gusanga rero ngira ngo nka 68% y'abantu bari batabonye na jenoside ariko bakomoka ku barokotse jenoside bafite ibyo bibazo bigendanye na trauma transgenerationnel. Mu minsi ishize hari umudokiteri wakoze ubushakashatsi nawe yerekana ko ubuzima umuntu utujene donc ko biva muri genetike, yerekana ko abantu bari mu nda mu gihe cya jenoside bahuye nabo n'ingaruka zikomeye. Mbere twabyumvaga umuntu yagira ngo ni nko kuba umuntu yagutransimeta agahinda wenda yakonkeje amashereka y'umubabaro nawe ukaba wagira umubabaro mu buryo buri emotionnel gusa. Ariko ubwo bushakashatsi bwerekanye ko no mu buryo buri genetike bishoboka ko umuntu ashobora kwandura iryo hungabana cyangwa se ibyo bibazo biremereye bikaba byakugeraho mu buryo buri transmis mu majene yawe kubera ko uwakubyaye cyangwa se yaba umugabo yaba umugore yagutwise cyangwa yateye inda nawe afite ibyo bibazo. Rero nk'uko wari ubibajije ikibazo kigendanye na transgeneration trauma kiragaragara cyane kandi n'ubwo bushakashatsi navugaga muri RBC bakoze na Minisante muri 2018 nabo barabyerekanye ko uruhererekane rw'ibibazo ari ikibazo gikomeye. Ni nayo mpamvu rero uzabona mu rubyiruko nk'uko twari tubivuze mu kanya benshi no mu rubyiruko bafite nyine izo ngorane, bafite ibyo bibazo byo kubatwa n'inzoga n'ibindi biyobyabwenge. Wakurikirana ugasanga ni wa mwana wavutse wenda mu muryango ufite ibibazo, niyo twashyira mu bibazo muri rusange. Wenda tuvuge niba ari umwe ujya ubona abamama hano mu mujyi birirwa basabiriza birirwa bagenda, uwo muntu se azabyara umwana uvuga ngo araremye, hari n'usabiriza kandi afite n'umwana mu mugongo. Abanyarwanda baravuga ngo uwibahetse aba yigisha uwo mu mugongo. Ni ukuvuga ngo bya bibazo wowe wari ufite bihita bigenda directement bikajya muri wa mwana, niba ari uwo mubabaro umwonkeje, niba ari ako gahinda umwonkeje, niba ari uwo mujinya umwonsa, akenshi bihita bimugeraho mu buryo buri direct.